barakomeye natwe turi aho. Ejo bundi nyamenye ko uwo mukobwa azavugana n'umugabo wanje, akamutelefona, umugabo wanje akamutelefona ku manywa nijoro, 5:30 z'ijoro, 6 z'ijoro, 7 bakavugana nimba ashaka amahoro hano muri Maine. Yaje ansanga hano, nimba ashaka amahoro arayabona. Nyavutse nijoro ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi, ibyo bakoze, ibyo batakoze ntibindeba. Gusa ndakubwiye, muheze gasopo ku rugo rwanje, gasopo. Ibyo bakora aho ntari, aho ntabona, simbizi. Yarabihakanye, ashatse kubihakana, ariko njyewe nyavutse nijoro ariko sinyavutse ijoro. Nta muntu ushobora kumbesha ibyo nzi, ibyo bakoze, ibyo batakoze ntibindeba. Guys, imyanda ikomeje kunyerera hano hanze, sinzi uko biza kugenda kabisa. Rero nshuti zanjye, kuri uyu mwanya mbahaye ikaze mwebwe mwese aho mugiye muherereye. Nk'uko bisanzwe mwumva ikaze, mwisange, mwisanzure, nk'uko nabibasezeranyije nuko nabibabwiye. Nje ni intumwa yanyu, nje ni ukugenda mbagerera ku ntego muba mwifuza umunsi ku wundi. Nk'uko biri kandi uyu munsi wa none nabashe kugendagenda nk'uko nabibasezeranyije kare mbabwira ngo burira mbahaye amakuru ya nyayo. N'ubundi nagenzagenze kugira ngo mbazanire inkuru za nyayo. Rero tubahaye ikaze, muze mwongere mwisanzure mu kirambi, mwongere muze kandi mutuze kugira ngo mubashe kumenya ukuri kose kwihishe inyuma y'ibi bintu byose biri kuba. Nibutsa kandi kuba atari bakora subscribe, guys, nimukore subscribe. Mwibuke mukore subscribe, mulayikinge, musharinge, ahasigaye tubane muri zino nzira zo kugira ngo tubashe kubabera intumwa, tubageza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Icyo gusa ukora uri ubwa mbere ugeze kuri ino TV, ugomba gusiga ukoze subscribe. Kuri NC TV ukore subscribe, dukomeze tubane mu buryo bumwe n'ubundi. Nk'uko mubizi, hari inkuru ikomeje kuvugwa hirya no hino, habe natwe twayikomojeho, aho twabasezeranyije ko n'ubundi buza kwira tubahaye inkuru. Icyo mbabwira cyo kugeza aya amasaha ageze kure, ariko navuze ngo sinarara ndahaye abantu banje inkuru ya nyayo ihari. Kugeza aya masaha narebye ndazunguruka ndeba ahantu hose, nkora ibishoboka byose, ndavuga ngo ngomba kubaha amakuru y'impamo. Ari naho nashatse umukobwa, cyangwa sinzi niba ari umugore, niba atari umukobwa hagati aho ni umugore watanze audio mu gitondo, nayirutse numva ari gutabariza abantu, abwira umuntu witwa Ange, amubwira ngo baze babane na Nyasafari. Ni inshuti ye, ni umuntu babanye hafi, ameze nk'umuryango hafi. Nibwo twavuze ngo reka tumushake kugira ngo tuzane amakuru y'impamo hano kuri NC TV, kugira ngo abantu bacu batabahora mu rujijo. Twazanye inkuru ya nyayo. Kugeza aya masaha amakuru dufite nuko tuyategereje ku muvandimwe we, cyangwa ku muntu w'inshuti ye wabaye nk'umuvandimwe we, baturanye hariya batuye muri Maine. Icyo musabwa gusa ni ukubana natwe kuri uyu mwanya. Tugiye kugerageza tumuhamagare, turebe niba aza kuyifata. Reka tubigerageze turebe ko aza kuyifata, tuze kumuvugisha tumenye ukuri kose kwihishe inyuma y'ibi bintu. Murakaza neza rero, ahasigaye reka tugerageze turebe ko adufata. Aramutse atanadufashe twagerageza undi, kuko twagerageje uburyo bwose muza kumenya ukuri kuzuye kudaciye hirya. Murakaza neza, mubane natwe.
aha ndabona dukubye ariko ahari araza kuyifata uko dukomeza tugerageza, gusa icyo musabwa ni ukuza mukabana natwe mugakora subscribe kugira ngo tubashe kubana. Icyo nzi cyo araza kuyifata kandi araduha ukuri kose, ndakeka aya masaha baba bahuze ariko igihe cyose ayifatira ndabona agarutse ku murongo, reka okay. Alo, amakuru natwe tumeze neza, mwatumenye se? ntabwo twapamanye rwose. Yego, njye ntuye muri Kenya. Ntuye muri Kenya, abenshi ahari wawe bashobora no kunyita NCTV kuko ni ikinyamakuru nkorera cyitwa NCTV. Twabwiwe ko ari wowe watumye rikodi ya kare watabarizaga niba ari inshuti yawe, niba ari iki cyawe, witwa niba ari Ange, umubwira ngo baze ngo mufate nko ku mugongo mufate Nyasafari. Rero twebwe kuko turi intumwa za rubanda, turi intumwa z'abakunzi ba NCTV, rero badutumye batubwira ngo dukore ibishoboka byose tubaho ukuri kuzuye. Nabwo twagerageje dushaka namba zanyu kugira ngo mubashe kutubwira uko bimeze, ni muri kuri tere bimeze bite? Murakoze cyane. Yego. Amakuru ari hanze ni ay'ukuri, ntabwo ari ayo kubeshya. Yego. Inzongo na Nyasafari batandukanye. Ese ntaguciye mu ijambo hagati aho, ese byaba byatewe n'iki? Kuko turi kubona abantu benshi bafite amakuru atandukanye, cyane cyane ko batari no kuri tere. Bimeze bite wowe uri kuri tere, wowe uzi uko byagenze? Njyewe Nyasafari ni inshuti yanjye, turabana hano. Yego. Aba ari kuyavuga amakuru yega aba menshi, abantu bagira amakuru menshi, ariko twebwe turabana hano ni inshuti yanjye. Yego. Turavugana nta cyambisha, mbese tuvugana ibintu byose. Yego. Rero njyewe uko yambwiye ko mbese uko ari uriya nani Eva, mbese tuzi ko Eva ari umugabo wa John, uriya John ari umugore wa John. tubizi se? Yego. N'ejo bundi wumvishije amakuru nabo uko bashwanye baratandukana. Yego. barashwana mbese. Noneho bigeze aho ngaho bamaze gushwana, uriya John ubwo wabwira mbese Nyasafari, amubwira amakuru ko mbese ko Nzongo aza amuca inyuma. Yego. nyine akabigira nk'aho ari amaburage bamubesha ibiki na biki. Yego. ubu ngubu mbese amaze kubikora, aramubwiye nyine ngo azamuca inyuma. Nyasafari nyine abifata ko kuno nyine nawe babikubwira. Yego. wizeye umuntu ugahita ubitaha aho ngaho nyine. Yego. none ejo bundi bigeze aho ngaho barabifata, mbese Nyasafari afata Nzongo muri telefone yiwe, ibihamya mbese byerekana ko azamuca inyuma. Yego. nuko rero ariko cyane iwe avuga ko yayafashe, ariko ari John uza umuzanira amakuru, mbese umubwira ko azaba amuca inyuma. ibyo byose nyine ntabwo yabyumva. Yego. njyewe numvaga ko Nyasafari nyine yabyakiriye, kubyakira biragoye, nawe urabyumva. biragoye gutakaza umuntu mwashingiranye
biragoye kubyakira, niyo mpamvu nari kumbwira abacu baze tumufate ku murongo kubera ko yari afite amapuresha menshi ndetse yanakatishije ko ayo agiye makuru gusinya. hagati aho tukiri aho ko kukivuga iryo ngiryo ryo gukatisha twigeze nyine kumva avuga ngo yamashije kuri ubu ngo ari kuvuga ngo aje mu Rwanda ngo aje ngo gukora ngo divorce, ese ubu buryo ntabwo yaba ahubutse? Mbese njyewe twamugiriye inama, Yego. kandi urabibona nawe iyo umuntu ari muri iriya situation kera byamugeze, biragoye kumva inama z'abantu. none se kandi twakoze ibishoboka byose twinginze, ariko yanze ngo araja gusinya divorce mu Rwanda, ngo ibiki, ngo iwe ngo ntakiri umugore wa Nzungu, yego, ngo Eva niwe mugore wiwe. none se tukiri aho, ese timubona ko ahari yaba yumvise amabwire? Ego Nzungu ni umusitari, Nzungu ni umusitari ashobora kuba afite abakunzi benshi kandi no muri abo bakunzi n'abafana be bakaba na Eva arimo, rero ntabwo itangaza kuba yarabonye mesaje bandikirana. Mwese nta nama mwigeze mumubwira ngo aya ni amagambo ahari kubera ko John yaba yaratandukanye na Eva akaba ashaka kandi kubateranya kubera ko azi ko hari umubano muke w'ubucuti cyangwa se w'ubufana baba bafitanye? Oya rero njyewe uko nabivuga, kubera ko numvishe Nyasafari n'inshuti yanjye ntacyo yambije, urumva ibyo byose yarabibonye kandi n'ubundi ni nk'aho bari basanzwe bakundana na Eva bitangiriye no mu Rwanda, gusa nyine bakiza babicisha hirya no hino, ariko bari bakundana. Rero yaje kubitora ubu amufata, mbese ariko ni nk'aho bari basanzwe bakundana tu. Urakoze cyane, ariko tukiri aho kandi mumugire inama, mugerageze mumwumvishe ko ashobora kuba yahubutse, ashobora kwitonda kuko ahari arakora bino bintu ahubutse asange Nzungu atari mu makosa kandi ibi bintu ahari arashobora kuza kubyicuza. Mwe mumugire inama mbere y'uko ahari nubwo yakatishije afite uburyo ijana ashobora kandi kuba yabisubiza inyuma. Ariko tukiri aho kandi njyewe ndi gushaka kubariza abakunzi banje ibyo bagiye babona bitandukanye kandi bitari ukuri, ibindi by'ukuri ntawomenya, ariko hari kubera ko uri muri tele urashobora kutubwira uko bimeze. Hari abantu benshi bagiye bavuga ngo hari igihe yageze ngo yataguza sebukwe mu izina. Ibyo bintu se byigeze bibaho? Jewe buriya nanga gutanga ibintu ndafitiye ubuhamya, byigeze bibaho? Yewe kubivugaho urumva n'umuntu ufite agahinda. Yego. Nawe ari wowe, nawe sinzi niba ushatswe, sinzi niba wubatse, Yego, ariko nawe byakubayeho umugabo akaguca inyuma bigeze kuri ruriya rwego gusuzuguza, mbese yego, nawe wabivuga niko kuko kumuvuga yamuvuze, yavuze ko atari umukuru wiwe kandi amuvuga mu izina. none se koko ibyo ngibyo mwebwe mwumvise ari ikintu uca mu muco wa kinyamurenge? Ariko umubyeyi ni umubyeyi uko yaba ari kose, kandi icyo bapfuye na Nzungu ntaho gihuriye na papa we kugeza aho amwataguza bingana gutyo kuko byagenze. Yewe ni umubabaro. Yego, yego ni ukuri ni umubabaro, ntabwo navuga ngo yabikoze mbese agira abishatse, ni nk'agahinda mbese niko nakubwira. yego, nakuriye yabivuze kuri media, yego yakoshe turabyumva, ariko ni umubabaro. aho ngaho yakoze amakosa turabyumva, inshuti ziwe natwe twabimubwiye, ariko ni umubabaro. urakoze cyane inshuti yacu kuba unatwemereye kuri uyu mwanya ukaduha umwanya. Rero wihanganira ibibazo byose tuza kukubaza kuko hari ni ukugira ngo abantu babashe gusobanukirwa bave mu rujijo. Hari ikintu ndi kwibaza, ndagenda nsubira inyuma nkubaza bimwe na bimwe, ariko uze kubyihanganira udusubize kuko dushaka kumenya ukuri, ahari turebe ko amagambo amwe n'amwe yo hirya no hino
yaceceka yo kuvuga ibintu abantu batazi. None se ah, ubu kuri ubu ngubu Nyirasafari ameze ati twaherutse utabaza uvuga ko atameze neza, ese kuri ubu ngubu bwo bimeze bite? yewe agahinda kacari kose nawe urabyumva, umuntu wabyaranye n'undi muntu akaguca inyuma bimeze gutyo, Yego, ameze nabi kabisa. Kandi n'iryo sarara avuga ngo arakatisha ngo aje mu Rwanda ngo gusinya divorce, ni umubabaro wamurenze. yego, Ni umubabaro kabisa yego, cyane, kandi arababaye ni ukuri. Ahubwo n'amagambo abantu bari kuvuga, yego, hari bamwe bavuga y'ukuri n'abandi bavuga ibinyoma, ariko njye ndahari ntabwo ndi kukubesha kandi sinafata n'umwanya wose ndi kwica nabi. yego, Twe tuba turi mu kazi, tuba dukora, ntabwo nafata iminota y'isaha ngo ndi kukubesha. yego. Urakoze cyane ariko aho ngaho hari ikintu kitumvikana ni ukuri, habe n'abantu n'ababyumva n'abakunzi banje bari kukumva aya masaha, wowe uri kuritera ubyumva, nta kuntu byumvikana ko umukobwa yagira ese mvuge nka gute, ntabwo numva ukuntu yagira umubabaro ngo umukoreshe ibidakoreka. Yego birumvikana, ariko mbese ni kuko uriya icyamubabaje ni uko yari kumuca inyuma ku wundi mugore. Ariko reka nkubwire, ariko ngo ntaguwe ahari wenda ndapfobeje iryo wari uvuze, gusa hamwe na hamwe mu byumvikana bivanye n'umuco wacu, ntabwo ari kuriya byari bigakwiye kugenda. Ingo nyinshi muri iki gihe zirara zisha, rero ni nyinshi, ntabwo navuga ngo ni zimwe na zimwe, ziba zirara zisha, bakarara batumvikana, bakarara bari inzira zibiri, ariko mu gitondo bagahisha rubanda, rubanda ntimenye uko babanye, rubanda ntimenye uko biri, urabizi nk'umuco wacu uko uri. Cyane ndabyumva. Ariko ibi ntabwo byari ngombwa, ntabwo byari ngombwa ko babishyira hanze, bari kubikora mu muco mwiza, bagatandukana mu muco mwiza, cyane cyane ko ari n'abasitari. Niyo batandukana nyine by'umuco mwiza, byari kuzavugwa ariko ntibikabye nk'uko. Byari kuzavugwa bahari bakavuga ngo Nzungu na Nyirasafari kuri ubu ntabwo bakiri kumwe. Ariko ntibari kwinjira muri dipu cyane ngo bavuge ngo ni iki ngiki n'iki ngiki. Rero ibi bintu ntabwo habe n'iyo ari uburakari ntabwo byari bikwiye kugenda gutya, nje ni nko kumbyumva ku ruhande rwanje. Yego ndabyumva, natwe twarababaye, birababaje, Yego, birababaje ni ukuri. Natwe nk'inshuti ziwe byatubabaje kubwire, kandi n'ibi yagiye avuga atanga amavokale ko atari umugore wa Nzungu, umugore wa Nzungu, kandi ni umubabaro, yego, ni umubabaro, ni ukuri ni umubabaro, ntakubeshye ni umubabaro. yego, N'ibyo zo kugenda avuga sebukwe hanze ni umubabaro. Nawe urabyumva, undi mugore ngo umugabo wawe ngo aza guca inyuma n'undi mugore, birababaje ni ukuri. none se uko benshi kandi twumvise bagenda bavuga ngo muri make Nyirasafari asenye mu buryo n'imiryango itamushigikiyemo, cyane cyane ko banatubwiye ngo nyuma y'aho yamaze gupositinga biriya bintu, imiryango yaje y'iwabo apana y'iwabo wa Nzungu, ngo iraza imubwira ngo ibi bintu agenda bisibe, ibyo yavuze abisibe, ngo ariko hari ni wenda n'ubwo burakari nyine nk'uko uri kubivuga byatumye yanga aravuga ngo ntabisiba, ibyo ahagazeho nibyo. Ese koko wowe waba wabonye iyo miryango byagenze bite? Umuryango iwe ntiwareka kuza, nawe urabyumva, umukobwa agenda kuriya yagiye abivuga na se yabimenye. Yego, nawe urabyumva ibintu biri kuri medisi yose yabimenye. Umuryango iwe waje wabimubwiye ariko ntabwo yabyumvishe, mbese muri ino saha nta kintu ari kumva, ntashaka kumva amagambo y'abandi, bashaka ibyo ari gukora abikore. yego, Amagambo y'abantu ni nkaho nta mwanya yafitiye muri mbese arimo.
yego. ntabwo yakumva amagambo y'abantu. Ahari wenda nyine biba byumvikana, uburakari rimwe na rimwe bukoresha ibintu bidakoreka, ariko rimwe na rimwe n'ubwenge bugomba kujamo ugatekereza ukibuka n'umuco wawe. Rero ikintu gihari, ubu nyine ndakeka aracababaye, ariko wenda ahari ejo sinzi aho nyine mwebwe aho amasaha yanyu ageze, ariko muzakora ibishoboka byose mumwicarize yahosha uburakari, mumwumvishe ibintu azakora imyanzuro yafashe yuzuye. Azaje guhubuka mu bintu azahubukamo, ariko azahubuke abizi. Ese kuri ejo ho nzagera kubera ko ubu ngubu nasizeho gatoya, Yego. ubu ngubu mu kanya umpamagaye ariko nkuva iwewe twari kumwe, Yego. twavuganye n'amagambo ahagije, Yego. musize ko mubwiye ko mu kanya mugeraho, twebwe ubu ngubu aracyari ku manywa, mubwiye ko mu kanya mugeraho kuko nari ngiye ahantu nyine hari akantu nari ngiye gufata. Sawa kabisa. Twaganiriye bihagije kabisa. N'ibyo byo gukatisha njyewe ntamushyigikiye pe. Yego. Kugenda ni byiza kubera ko yamukoreye amakosa cyane, amakosa atumvikana yoba yanamukiye basi ku mukobwa, naho umugore nka we birababaje pe. Urakoze cyane No gusa gukatisha njyewe numva ko yanagenda. urakoze cyane noneho nshuti yacu, urakoze kuba wabanye natwe, urakoze kuba wadutije ukuri kuzuye, wowe uri kuri tere uzi ibintu byose, icyo uduhamirije cyo kuri uyu mwanya wowe uri aho ngaho uduhamirije ko kuri ubu koko ari iby'ukuri Nzungu na Nyirasafari batari kumwe. Yego ni ukuri ntabwo bari kumwe ubu ngubu, uwo bari kumwe ni Eva, niwe mugore wiwe, Nyirasafari we ariko yavuze ko bazaja gusinya ibipapuro avuga ko atari umugabo wiwe. Urakoze cyane kuduha ukuri kose, kandi icyo tugusaba ni uko nitwongera kukuyambaza dushaka andi makuru uzadufasha ukayaduha. Murakoze cyane. Yego. Urakoze, bayi, kandi nitugukenera kandi uzatwitabe. Sawa, nta kibazo. Yego. Oh my God, inshuti zacu, uwo rero niwo muntu utanze ukuri kose, kugeza aya masaha niwe wari uri kumwe na Mukanzungu, rero ntago ngo akiri Mukanzungu, niwe wari uri kumwe na Nyirasafari kuri aya masaha, atubwiye ukuri kose uko kumeze, gahunda nuko yamaze gukatisha, agiye mu Rwanda kugira ngo abashe gukora divorce. Ariko hari ikindi kintu nibaza, nk'iki kintu ko kamije atubwira ko ngo kuvuga sebukwe ngo ari uburakari, ibyo bintu byari ngombwa? Ngahe ni ukuri nimubimbwire muri commentaire, ibyo bintu je ndumva bitari ngombwa, kandi ikindi biriya bintu basakaje nabyo ntago byari ngombwa pe. Je ndanenga nubwo ari inshuti yiwe ibimbwiye, ariko ndamunenga, numvise yamugiyemo cyane kandi nawe afite amafuti. Ikintu cyo mbabwira cyo n'ukuntu njyewe mbyumva, kandi namwe muraza kumbwira uko mubyumva guys. Ibi bintu ntabwo byari bikwiye ko bija kuri social media, byari bizo kwicarirwa mu muryango, kuko umuco wacu ntabwo wari uwo gutakara hanze gutya. Ntago twagize uyu muco, n'ababyeyi bacu ntawo twabasanganye, n'abana bacu bazaza n'abuzukuru si ngombwa ko bagira umuco tutigeze tugira, cyangwa se uw'abakurambere bacu batigeze bagira. Rero murakoze cyane, ahasigaye namwe guys rero nimumbwire, ese byari ngombwa ko Mukanzungu cyangwa se Nyirasafari yataguza sebukwe kubera uburakari? Niba bafite icyo bapfuye n'umugabo, nihe bihuriye n'ababyeyi? Niba bafite icyo bapfuye n'umugabo, nihe bivuze ko atakiri umukazana wa naka yavuze? Ibyo nje ku giti cyanje ndabinenze, ariko mwe muri comment muze kumbwira ati ese murabishigikiye kubw'uburakari bwa Nyirasafari? Byari ngombwa ko avuga sebukwe? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uyu mwanzuro Nyirasafari yafashe wo kuja gukora divorce, ese
uyu mwanzuro mwebwe muri kubona Nyirasafari atazawicuza? Cyane cyane ko ni inshuti yiwe tubwiye ko uwabikoze byose, kandi ni Nyirasafari wabyivugiye mu kanwa ke ngo abibwire iyo nshuti yiwe tumaze kuvugana. Yamubwiye ati uwazanye ayo makuru yose ni umugabo wa Eva ariwe John. Ese ibyo bintu murabyumva gute? Kuki atumva ko harimo akagambanyi kavuga ko tese niba yamenye ko hari umubano muto bafitanye na Eva, Nzungu bafitanye na Eva, kuki Nyirasafari we adatekereza ko bishobora kumugiraho ingaruka agasanga yarenganyije umugabo wiwe? Yego turi mu ruhande rw'umugabo we, turi gusipoza tese ibi bintu uyu mwanzuro afashe wa vuba vuba divorce ko mu bwoko bwacu zirara zisha bugaca zigashira. Ubu twese ntabwo abantu bose ingo zose ziri parfait. Hariya biza bigenda zikarara zisha mu gitondo bagaheza abantu amazi bakabaheza ibiryo ntiyagire n'umenya ibyabaye. Ese kuki iwe yahise abona ko vuba vuba yihutira uburakari bwa vuba ngo yirukiye muri divorce? Ese ibyo bintu byari byo? Jewe nabinenze, namwe muze kumbwira muri comment uko mubyumva. Nje ku giti canje kuri jewe nabinenze. Ikindi kintu cya gatatu, ese byari ngombwa ko abijana kuri social media? Yego ni umusitari, yego arazwi, ariko ntabwo byari ngombwa ko bishyira kuri social media, kuko byari kuba ngombwa akicaza umuryango, kuko umuryango mu muco wacu wa Kinyamurenge, umuryango niwo byose, niwo ukemura urugo, niwo ukora ibintu byose. Yari kwicaza umuryango nk'umuntu uciye ubwenge, nk'umuntu usobanutse, nk'umuntu koko ufite agahinda. Ese iwe ntabona ko byibuze no mu mutwe dushobora kumusoma tukavuga atari ndi yanakundaga Nzungu? Kuri uyu mwanya jewe kuko wanje ndamunenze, aba yicaye agatekerereza umuryango ukamubwira ibyo umubwira, yanakora divorce akayikora mu bwenge nta kavuyo kenshi karimo. Rero Mukanzungu ndakugaye kuri ico kintu, nubwo Nzungu nawe yakoze ibintu bitari byiza, ariko turakugaye. Ntabwo wari ukwiye kubijana kure ngo ubishyire kuri social media kandi imiryango ihari. Buriya nico kibereshejeho umuryango. Rero nshuti zanjye, namwe nimumbwire muri comment uko mubyumva nuko mubibona. Je mbona ko yakoshe kuri ico kintu, umuryango nibyo byose mu Banyamurenge. Rero muze kumbwira muri comment, buri wese ureba ikiganiro aze kumbwira uko byumva nuko abibona. Ahasigaye mukore subscribe, mwibuke muna sharing ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.